ugiye ufite ubukwe buri hasigaje cyumweru ngo butahe sibyo ukamenya ko uwo mugabo mugiye kubana ari pasi ya mama wawe baranaryamanaga mama wanje mbyara bari bufite ukuntu bajya bigobeka akaza yabona barakwemesheke ku kigero bifuza akadeviatinga ufatura mwana wanje nta kintu kiduhuje nge n'uwo mugabo nyine uko bwarateguye nta mwana mufitanye ariko imizi gahunda z'ubukwe zarakozwe hasigaje umunsi wo gusezerana gusa ntaburaga icyumweru umujye mu murenge no mu rusengero nabanza reka tubasuze rero nanone bakunze ba Pastor Manase mwese ko mumeze neza cyane nayimize neza ndashima Imana n'abantu benshi cyane Simeo n'amahoro I'm so good meze fresh ndashima Imana umeze ute uvuze cyane uvuze cyane ntagira nzabura umugabo vuga cyane umugabo se fatiraho rero uramukeneye ariko utaruwe ataruwe bivuze ngo waguhitisha Imana ijiti ni cye kintu wifuza kugira ibintu bavuga umugabo oya ko ngo uramubabaye nago mubabaye nuko ntabwo ukunda umuntu uvugira hejuru nguki ntabwo umuntu uvugira hejuru nta mugabo ukunda umuntu uvugira hejuru wizi gute se warashatse biranga utarashingura mu buhamya numvishe uwumse bahinde se kukiye kinyamakuru kuri radio Rwanda ubuzuje kuvuga ko abaye musi dufite abakobwa batazabona abagabo cyangwa aba DJ basanga ahubwo uri inturi utavugira hejuru uri kumusakuriza ariko basi mu kazi ukavugira hejuru ubu subaye ushinzwe kwamamaza ibikorwa runaka bisaba mvugire hejuru none se wakwamamaza buhoro bakana kibazo ko urana amahoro ariko ufite imyaka ingahe harya niba atari ibanga 21 rero hano tuzana abantu tukazana inturi n'abahirimbiri n'abanyabwenge tukuze nk'umunyabwenge wowe nuze kurutengo hari mbere cyane uri umunyabwenge hano yabaye umunyamakuru n'ubu ndiho yego rero nanone uriwe ko niba ufite isoni se oya pe ni amahoro ni amahoro yego mwanzi iki uraje ugaragare rero niyo mpamvu nangiye guseka oya wiseka kuko uri umunyamakuru kubona umusirimu abanyamakuru inshuro nyinshi baba bazi n'indimi ariko di sana uzi urero urimize Kinyarwanda n'icyongereza n'igiswahili reka da turiho kuri channel yacu tugira umwongereza umwe ni wenzi abantu bose baza baryagariye banyuraho mu Rwanda musuhuriza yitwa Paula. Good morning, how are you? I'm good. Nice to see you. Nice to see you. Beautiful like an angel from heaven. I never see a girl like you. You too, you are handsome. Unfortunately, you say that you don't need any man like me. Don't you see I'm handsome in this world? No. I deserve you. You are not my type. You are beautiful, because I believe that only beautiful girl like you deserve real man. And the real man in this world is only one, is Simeon. Oh. Can you please belong to me, because you will never ever cry anymore. I will give you all you need. Do you think I'm crying? No, because as long as you stay by my side, that will be history. And maybe you will cry, but we cry for happiness, only that. Do you have money? No, I don't have money, but I have happiness. And happiness is more than money. Do you need money or you just need happiness? Rekeraho turebe. Ngavuze no kuri? No. Turemeranya ko happiness yabanza kutamani. Why? Byose birakenera. Okay, tugize wowe tubire noneho. Nukuvuga happiness izana amafaranga. Ushobora kugira amafaranga ariko ntugire happiness. Ahubwo amafaranga azana happiness. No. Ibyishimo bizana amafaranga. Akuko wapfumaguritse wabikura heza. Urugero, reka dufate urugero. Kankwereke. Ku ishuri cyangwa se mu buzima busanzwe. Uyu munsi ngushimisha kugura akanyama. N'amafaranga yaza. Reka tuvuge ko ndi umukinnyi wa sinema. Nje gutanga ibyishimo. Uzi ushaka amafaranga man. Ngiye ncuruza ibyishimo n'urugero. Iyo aba debandende. Paul wowe wemera iki? Njye numva byose bikenyeranye. Cyambere sa. Habanze iki? Habanza amafaranga. Nta mafaranga nta byishimo. Oya. Habanze ibyishimo. Paula. Amafaranga niyo dutunze. Yaba kurya kubaho kwambara aho turyamana amafaranga. Bimaze iki kurya neza ubitamwa amarira? Hanyuma se wakwishima gute nta mafaranga? Ariko sha. Nyamara reka nkubwire ube honest. Ufite anniversaire uri kumva ufite inshuti ebyiri z'abahungu. Umwe aguhaye isaha wenda ya 5. Yego. Undi aguhaye nk'urukweto rw'ibihumbi 70. Ninde uzabona akagukunda?
ako kanya nta bintu byo gushyiramo ubwenge bwinshi. njyewe biterwa n'ushaka hari abantu bafite amafaranga nshobora kuba mfite stock y'inkweto nkakuramo wenda niba mfite container y'inkweto ngakuramo umuguru umwe nkawuguhereza n'undi ubona ko nk'uyifi mu nyanja. Benshi nyine batishimye bitewe n'ibibazo biri hano hanze sibyo. Noneho reka nkubaze uramutse ushatse umugabo ugukubita ariko waryamye hasi wari ikijumba n'umuntu bacapa urushya agahita arya inkoko akajya muri dusha koga amazi ashyushye mu gitondo akabyukira mu iduka ajya gucuruza imyenda, abo bantu banganya agahinda. Icyo nakubwira ni kimwe, urya neza ubitamwamarira ntacyo bikumarira. Ariko uba wariye no urya neza ubitamwamarira ntacyo byakumarira bibaho se. None se warya inkoko kuri tuvugisha ukuri udafite ibyishimo warya kubera iki se utari? Mbese turya ngo twishime cyangwa turya ngo tubeho? Turya kugira ngo tubeho. None kubera iki utarya? Paula reka nkubwize ukuri, reka tuvuge ko wenda ari mu gihe cy'intambara n'urugero. Mu gihe cy'intambara abantu baba bishimye. Oya. Nese mu ntambara nta mwanya wo kurya. Ubu ngubu tuvuge ko wenda reka tuvuge ko ndi imasisi sibyo najya kurya isasu rindi hejuru. Oya. Murakoze cyane. None Paula waje ikibazo biho n'ibyishimo wenda gihuje n'imyaka ya 21 niyo ngiye uwo muntu urwaye isaha undi ya 5 undi akaguha inkweto y'30 washimishwa n'uwo n'uwa 30 kubera iki gusa gwa 30 ariko ubonera afite miliyari undi agwaye isaha kandi afite 7,000 kwanza asigaranye 2 byategwa n'umutima mwiza biguhanyirwa nta n'ikindi nukuri da mwiza byategwa n'icyo biguhaye umutima mwiza se kuki atagiye nawe ngo agure ibya 30 kandi atayafite harya batafite urabizi neza se atayafite ahavuye 5 se nago hava 25. Okay Paula tubireke kwanza. Paula uracyari umukobwa hanyuma ndibaza uramutse uri umugore niyenge utakwihangana ku mugabo wakugeza ubwo mvuze uti igendera nanjye ngendo kwanjye kumbeshya kukubeshya icyo ntabwo acyangana nicyo ntakihangana ibindi byose nabyihanganira kuko buriya muntu wese arakosa ariko umuntu utemera ikosa akanabeshya ni ikigaragara ko yanarisubira. Mubeshyi no murozi ni bamwe. Paula ndakubaza akabazo kameze gatya ugiye ufite ubukwe buri hasigaje icyumweru ngo butahe sibyo ukamenya ko uwo mugabo mugiye kubana ari pasi ya mama wawe baranaryamanaga mama wanje ubyara bari bafite ukuntu bajya bigobeka akaza yabona barakwemesheke ku kigero bifuza akadeviatinga ufatura mwana wanje nta kintu kiduhuje nge n'uwo mugabo nyine uko bwarateguwe nta mwana mufitanye ariko imizi gahunda zose z'ubukwe zarakozwe hasigaje umunsi wo gusezerana gusa ntaburaga icyumweru ngo mujye mu murenge no mu rusengero nabanza nkamenya niba bararangizanyije. Okay bararangizanije nibyo kugira ngo amugwe bararangizanije ariko nyine ni passe yamuguhaye kandi makuru yamenye ko banaryamana akuri kumvija cyane ubukwe buri cyumweru bwaba tukazadivurusa nyuma ariko iyo kanzu nayambaye wapisha uzo kwambara costume imbere harimo ikibyimba gukora umufunzo ngenda bukoze ariko ejo ntuguta nkora divorce bivamo simba napfuye nageze kuri ya darapo nambaye n'iriya kanzu hari iribi urumva kujya ari cyo giciro nta ese kwa nijoro wa ubukwe burangiye nijoro wa reka baba barangizanyije hari relation hanyuma divorce yabari ikirero kandi barangizanyije njyembe mbizi neza kankunda yarakundanye na mama bakagira bikarangira twakomezanye. Okay twagiye Simeo nawe ni ikibazo nk'iki yego umukobwa mugiye kubana usanze ari passe papa wawe yaramuhaga umubyizi nawe mwakomezanya cyangwa ngewe bararangiranye nkuko Paula yabivuze apfa ko atakibikora kuko nubundi abo dusezera cyangwa se abarongorwa hari ibindi baba barakoze ku ruhande hari n'igihe no mu ijoro ry'umuhuro baba baraye bakora amabara ariko nyine sometimes ubundi kera si bakazanuraga ni kera voilà iyo bararangijanyije nubundi ni cyangwa ikindi nuko hari n'ibindi aba yarakoze mutari mwabana nyine cyane nuko ashaka kubikoramo n'abana oya ngiye namurongora rwose tukabana apfa ko yarabiretse gusa yamutse yongeye atari mu muco twagira ni yihe ngeso umugore we yakora kumva gutandukana nawe n'iki gisubizo umugore wanjye ikintu ntakihanganira mani ishobora byose n'abantu babyumva kuko ngiye burya umuntu ubeshya mufata nk'umurozi kumbeshya kuko iyo umbeshya umeze nk'umuntu umpaye uburozi buhuhura bajyaga batungane ngo umujura w'ibyigi n'ikimasa gishorera cyane
bira nibyo niko kuri kubera ko bavuga ko yibyigiye kuko ari iryo abonye cyane niyo asanga inkoko yariteye nayo ihari yajyaga kuyijyana n'agatonyanga ka kirorine kanutse ingunguru yose y'amazi igira ku ruhande that's true akumaze kwirekura umutipe yanga natavuga uri yibere yawe none usigaye umaze yabaye muhirindi okay Paula rero mu minota tusigaranye nta muntu ugera hano ngo ataye tutaganiriye ku bibazo bikangura ubwenge tumenye ngo Paula dufite nk'umuntu abayeho n'umunyamakuru bivuze ngo umutwe wawe wabayeho se ko ushaka kunyicira kare nako umuntu w'umunyamakuru itangazamakuru yaryigiye ibutare ibutare sinzi waryigiye gusa cyo cyo nuko wambwiye kuri we n'ubukonje uranabizi ko ndiwe nakura konje nta kantu wantayemo rega wose wakantayemo tuzatana ntabwo ngira imbaraga nzapfa ntikuyeho kubinyanga mutanemo nanjye profit okay twagiye rero Paula tugira inteko zingahe z'amazina mu kinyarwanda 16 z'indangahanura zikaba zingahe ubwo 18 akumva ari 16 zose hamwe ndikumva ari 16 precise nyine kandi kuvuga gahoro ni 16 nizuzi wowe mera zingahe 16 muba mu mirima kibinini ruka tubukuha that's it sibyo se n'umwana n'umuntu yarasomye urumva arasomye ariko inyuma hagaragara umvase ngo umurwayi wo mu mutwe weruye ubyumva yafashe akabuye yereka mugenzi we akana gake mugenzi we ati ni imodoka wandi ngo ko nayikweretse kumva uworohewe arindise uremeza 16 nk'umunyabwenge nawe umuntu nyamuntu ufite nakemeza izo nyama mwese ntabwo ari byo urabeshya yewe ni ku 19 harimo 3 z'indangahantu nk'uko rero nabivuze ushaka kunderanje niba uzi neza ko wavuze iby'ukuri kuki se we none se kuki waguma gunsubizamo unyereka ko nta cyizere ni gusuzuma ngo turebe nyine ufite icyizere se kuko yakomeje abimbaza rimwe hanyuma ari kwandika ukarometa ari ukwandika ati ngaho rometa none se kwandika nka rometa 3 z'indangahantu nizihe ariko mu na i nuko ati wenda ihuye yo ni inteko ya 19 iremera mu ngorongari wabyumvise aho twagiye ihaho ni inteko kangahe ihaho ongera akajwi hano hari mu kazi haca cyane ihaho ni inteko kangahe nta kintu mfatamo nta kintu ufata byanze njye no mu nteko n'ukuri ntabwo nasubizaga twagiye si ya 8 se yego sha akindi mbaye kutu butayemo yiririmba mbaye kabwe ubaye kabwe ihaho ni kangahe cyane wapi rinini ihaho nini si bawo rinini sinteko gatatu se yego sha ikinyarwanda kiransindura bizi ni 15 gute se si harimo hasi ahantu hose harimo habi inteko nyine nyakubwiye ko nta kintu mfata okay nta kibazo umuhaha harimo naha nayo ni inteko kangahe inteko ya 3 umukororombya ni inteko kangahe inteko ya 3 umukecuru se ndabaza wowe ni inteko ya 2 kubera iki ataba ya 3 kandi zose arimo nuko uvuze umuntu aha akora kumvise ubwo niko urukaza kuko ihaho rero nakubaje inteko urakunanira ariko uyu mugabo aritanye kubijyamo tumudeviye bize ngo gukora ikintu uti sibyo ihaho rinini ryiza rito wabimise tiginezwe mu nteko ya 5 ako nkawe uri umuhirimbiri ntiwabishobora ntabwo ndi umuhirimbiri ngewe umuhirimbiri uri nturi ashatse kuvuga ngewe ashatse kuvuga ngewe koresha ubwonko bwawe sibyo ariya tuye mu kahe karere akarere dutuye Nyarugenge se one hari hani Gasabo niba ari ibyo ni Gasabo ni kisemo mwarimutse ni Gasabo turi muri Gasabo hani imbibi n'utuye turere n'uturere tubiri akana kahe Nyarugenge na Kicukiro uyu ni umunyamakuru kandi umunyamakuru none se ntabwo ari byo i Kigali se yaba uturere 3 gusa okay let me try yes okay akarere ka Gasabo gahana imbibi na Kicukiro zamo Nyarugenge zamo Rwamagana irimo Bugesera
yes Bugesera iri hariya hirya iriya si hose byose Bugesera yose Bugesera ntabwo ikora kuri Gasabo se uzamutse urutunga rwa Gasabo cyangwa imbogo bwa muzo sinjya ngenda ariko hari umuntu uza kugufata uryamye agusuka peteroli mu gutwi akunyabikamo urushyi arikomereza bamunyaye Bugesera na Gasabo okay ubwo Gasabo ubwo Bugesera muri Gasabo wowe ari indi yasi Gasabo Jemwe mu Kivu ngiye mva nderanja ninjira muri Kicukiro nkava muri Kicukiro Kabuga mpita ninjira Rwamagana siporo mu Kivu ba ko umukobwa umusirimu njye ntabwo njya ngenda na moto mbajije n'umuhanda uvana ugera mu mujyi sinawumenya buri ntura ariko nzi ko moto imvana hano ikangeza aho ngiye nabindi kubimenya se bitwaye iki nzabimenya naguze imodoka ndi kwitwara kagurwa abahinzi siko yungura pfumaguritse u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe 30 uturere nitwo 30 imirenge ubwo ni ingahe 416 aha kuyimenya wayigezemo narayize none se nigeze ni guturere duhana imbibi Gasabo ugomba kumenya atume ko no kubyigere Gasabo hano imbe nizi na kaye n'utuye turere urahere kuri nahereye kuri Rwamagana ndacyemera Kicukiro yego na Nyarugenge ndabyemera ariko Bugesera mwayikuyemo nayikuyemo nta nabwo bishoboka iri kure Bugesera kure uzamutse Bumbogo ugakomeza hejuru uhita ugera hehe ugera kuri Muhazi iri muri mukaye karere Muhazi gabanya Gasabo na Gicumbi ndetse na Gatsibo hakurya Muhazi hahandi biciye Gicumbi ntabwo nari mbizi andi krema yewe Gatsibo igerayo ni Kayonzaho sibyo maybe ese ko tubiri twari tuvuze ntabwo twari duhagije reka wowe umuhiri duhagije se ngato ngo Paul afite ibice bingahe uti na maguru uti bintu babihagije Gasabo ikonyegana imbi na kare ka Rulindo ufashe iranzira ry'ibyumba ugeze kaje vuba yego uri kubyumva hano ni Gasabo muri wazamutse igikomero uri kubyumva somva utari umuhiri imbiri koko ikibazo cy'amafaranga Paula amafaranga aho turayagabana ni ikibazo cy'amafaranga ngiye kuvuga tubwire sibyo amafaranga mbyumva cyane nakano koro waduhaye gukora se tukareka kuvuga nyine oya nkwe gukora ndaje mbiguhe nanjye mpe gukora ndaje mbiguhe whatever ndaje mbiguhe mfite ikibazo nshobora kuguha gukora kiri mu ndumbe nka 5 cyangwa 10 ni kiri pratique noneho nizere ko nanjye ndagira amahirwe da let's go gukora ona twagiye okay cyo gukora wene kamubaza kitarimo amafaranga ariko atari gukora isa gutekereza gusa umuntu bamuhaye umwenda metero 10 bamuha n'umukasi ngo awukate buri munsi kajya kato metero 2 azawukata mu minsi ngahe buri munsi ajya kata metero bamuhaye umwenda wa metero 10 bamuha n'umukasi ngo buri munsi ajya kataho metero 2 azawukata mu minsi ngahe azawukata mu minsi 4 azawukata mu minsi ngahe azawukata mu minsi 4 kubera iki kubera ko ku munsi wa kane ari wo wa nyuma azasigara na metero 2 reka tubikore ku munsi wa mbere akase metero 2 rekera abanza umbwire kwa kabiri akasenye kwa kabiri azakatenye nasigara zingahe asigare wewe ne 3 nyine azawukata mu minsi ngahe azawukata mu minsi 3 wowe urakemeza ko ndayakukana ni minsi ni amafaranga hano tubwire iminsi nyine kubera umunsi wa kane nagawukata akatamo bigahita byigabanya ngera gukota ni iminsi 3 iminsi 3 azakate manzo bitubare neza turebe metero 10 ni metero 10 ubyibuke zingahe asigare 8 wakabira katayabira sigare 6 wagatata katayabira sigare enye ni kubera umunsi wa kane zizahita zigabanya ariko warapfumaguritse ntabwo bizasaba ko yongera gukata nine ikibazo ndeba nabi mwahita numva mureba nabi gute tuzatuma abantu bavuga ngo ndeba nabi ndeba nabi ngahita numva ibyo navuze kubera ko namurebye igitsure nta kibazo ngo amafaranga 100 yamenye nubimbwire ndi ngugabana Simewo umusha amafaranga 10 yamemba tugabane mbireba nisica 100 ari gwa gute ibihumbi yabiko oya amafaranga igiceri cy'ijana igiceri se ngo muyagabana ku pasuri ntabwo nacyemera okay nimero none ngo nakibazo nimibana nushaka nucyemera wamurushanga watwara kandi ngiye ijana ntaryemera we waryemera nakigusa akamahuru ngo rarafumaguritse subiza chance subiza ari ndaza gutuma yakimira cyane amafaranga igiceri cy'ijana ngo mukigabane ariko utware mu utwara umurusha amafaranga 10 urumva yajyana ngaho gasigara nangahe yatwara tuyagabane tunganye urandusha 10 namuha 40 ngatwara 60 ubwo arimo difference angaho ubwo namuha
buretse gato namuha 40 nkatwara 50 hagasaguka irindi 10 rikajya hese namuha aha ntabwo ijana naryemera mubaza we waryemera umva inturi yapfumaguritse mubaza we waryemera nziramuze kuri kukimbaza koko okay ngiye nafata we namuha 35 ngiye ngatwara 75 harimo diferanse yangaho ubwo ibyo baye 110 kandi bahaye 100 umugabane ariko umurusha 10 okay nafata 45 sorry we namuha 45 ngiye ngatwara 55 voilà muri diferanse y'10 kandi cyari kibazo nabazaga handi mbe twambaye kabwera woyizi urujye wikiriza ngo mbaye kabwera wowe muri ntabwo ndikabwera nyina ntabwo kabwera banza ume pratique tubone ko ngishuka yanjye n'igitenge mbaye kabwera nuko wikiriza gusa nanjye nyine nje nzajya ntera we yikiriza batse ngatera ishuka yanjye n'igitenge rimba kabwera turumeze ishuka yanjye n'igitenge wowe niwe oga mbatera basi mwikiriza oya rakanera ubwo batse tugatera ubwo ukikiriza se aterwe ehishi muntu reka dusoreza ngo nako muri bakabwera oya nanjye reka thank you come on nizere kandi